Igihe cy'ubwangavu. Iyo uganiriye na bamwe mu babyeyi bagize amahirwe yo kwibaruka, bakubwira ko nta kintu gishimisha umuryango nko kubyara umukobwa. Nyuma yo kumubyara ukamurera maze ukabona umukobwa wawe abaye inkumi, agahinduka inyuma ku mubiri, mu bitekerezo no mu mivugire, ubundi agatangira kwiyitaho no kwitonda. Ku rundi ruhande ariko, mu gihe umwana yinjira mu bukumi, hari ubwo abagize umuryango bitaborohera, dore ko uba ari umwana atangira kwifuza ubwigenge. Ubwangavu ni igihe cy'impinduka nyinshi kandi z'ingenzi ku mubiri n'ibyumviro by'umukobwa. Iki ni igihe kandi nyacyo kibonekamo ibintu bifatika bituma umuhungu n'umukobwa itandukaniro ryabo rigaragara, bishingiye ku miterere y'ibice by'umubiri wabo. Mbere y'ubwangavu nta kintu gifatika kiba cyatandukanya umukobwa n'umuhungu urebeye inyuma ku mubiri. Ubusanzwe abakobwa nibo binjira mu gihe cy'ubwangavu mbere y'abahungu bo mu kigero cyabo, ku buryo ushobora kugira ngo abakobwa nibo bakuru nyamara atari byo. Kwinjira mu gihe cy'ubwangavu ariko hari n'ibindi bibigiramo uruhare, urugero twavuga nk'imirire y'umwana, uburyo umuryango akomokamo bamwitaho ndetse n'ibimukikije. Ubwangavu ni igihe kigera umwana w'umukobwa agatangira kwitwa umuntu uri gukura, kuko haba hari ibyo abahuriyeho n'abantu bakuru. Mu mico y'ibihugu byinshi, iyo umwana ageze muri iki gihe usanga bamukurikiranira hafi cyane, ndetse agatangira kuganirizwa mu biganiro mbere batatinyukaga kumubwira. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu biranga ubwangavu. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa agira kwiyongera kw'ingano n'igihagararo. Ubusanzwe mu gihe cy'ubwangavu, umusemburo wo gukura mu mubiri witwa growth hormone uba urekurwa ku bwinshi uturutse mu bwonko. Icyo gihe bituma urukenyerero rw'umukobwa ruba rutoya, ariko munsi yaho hakaba hanini cyane. Amaguru n'amaboko by'umukobwa nabyo byombi biba binini, ndetse n'ibindi bice by'umubiri bikagaragara nk'iby'abantu bakuze. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa agira gukura kw'imyanya ndangagitsina. Bivuye ku musemburo witwa estrogen, imyanya ndangagitsina y'umukobwa irakura kugeza ku kigero kigaragara. Ibyo kandi bikurikirwa no kumera ubwoya bwo ku bwambure, insya, ndetse no mu maha, ubucakwaha. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa apfundura amabere, bizwi nko kumera amabere. Ubusanzwe kumera amabere nicyo kimenyetso cy'ubwangavu, akenshi kibanziriza ibindi mu kugaragara. Mu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abana benshi b'abakobwa bapfundura amabere ku myaka 10, murumva ko aba akiri muto. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa atangira guhinduka ku ijwi. Mu gihe cy'ubwangavu, ijwi ry'umukobwa rijya hejuru ndetse n'uruhu rwe narwo ruroroha cyane. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa atangira kwiyongera kw'ibyuya cyangwa ibyunzwe. Kubira ibyuya cyangwa ibyunzwe mu bwangavu biterwa n'imvubura zo mu ruhu ziba zirimo imvubura zabyo, ndetse n'izindi mvubura z'amavuta y'uruhu ziba zikora cyane. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa agira gukura kw'intangangore. Mu gihe cy'ubwangavu, igice gishinzwe gukuza intangangore gitangira gukora, maze intangangore zigatangira kurekurwa. Icyo gihe umukobwa atangira kubona impinduka za buri kwezi twita ukwezi k'umugore, harimo no kubona imihango ya mbere. Kimwe mu bintu biranga ubwangavu ni uko umukobwa agira guhindura imyitwarire n'ibyiyumvo. Muri iki gihe
usanga umukobwa atangira kwitaho cyane, bikagaragarira mu buryo atangira kwima abana bato. Muri icyo gihe kandi umukobwa atangira gutekereza ku bucuti hagati y'abo badahuje igitsina, ku buryo ibi bigaragarira mu kuba asigaye afite amatsiko ya hato na hato. Abakobwa benshi ntibinjirira mu bwangavu rimwe, ariko nk'uko twabibonye gupfundura amabere ari nabyo biba mbere bikunze gutangira ku myaka 10. Reka dukomereze ikiganiro ku mpamvu zishobora gutera umukobwa kujya mu bwangavu hakiri kare. Nk'uko twabivuze dutangira ikiganiro, imyaka y'ubwangavu si ihame ku buryo iba ari ikintu kidahinduka. Ibi bisobanuye ko imyaka y'ubwangavu igenda ihindagurika ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'impamvu zitandukanye zishingiye ku miterere y'umubiri wabo. Ubusanzwe kwinjira mu bwangavu hakiri kare bivuga igihe umwana yagaragaje impinduka zijyanye n'ubwangavu agifite imyaka 7 cyangwa munsi yayo. Ubusanzwe kwinjira mu bwangavu hakiri kare bivuga igihe umwana yagaragaje impinduka zijyanye n'ubwangavu agifite imyaka 7 cyangwa munsi yayo. Ibi rero bikaba biterwa n'uko ubwonko buba bwatangiye kurekura imisemburo y'ubwangavu itera izo mpinduka hakiri kare mu mubiri. Ubusanzwe abakobwa nibo bagaragarwaho n'iki kibazo kurusha abahungu, kandi ntibiteza ikibazo cyane. Nubwo bidakunze kubaho cyane, ibindi byatera iki kibazo harimo nko gukomereka ku bwonko, kugira ibibyimba mu bwonko ndetse n'izindi mpamvu zatera gukora nabi kw'imisemburo. Reka dukomereze ikiganiro ku mpamvu zishobora gutera umukobwa kujya mu bwangavu atinze. Ubusanzwe bivuga ko umukobwa yatinze kwinjira mu bwangavu yagejeje imyaka 13 nta kimenyetso na kimwe kijyanye n'ubwangavu kimugaragaraho. Ibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye, zirimo indwara za karande nka diyabete, imirire mibi, za kanseri ndetse n'indwara zifata ibice bivubura imisemburo ifasha mu gihe cy'ubwangavu. Abakobwa bakora imyitozo ngororamubiri myinshi nabo bakunze guhura n'iki kibazo kubera ko baba baragabanyije ibinure cyane. Aba bakobwa usanga batinda gupfundura amabere no kugaragaza ibimenyetso by'ubwangavu. Reka dukomereze ikiganiro ku kibazo cyo kugira ibishishi. Akenshi abana bageze mu gihe cy'ubwangavu bakunze kugira ibishishi, uduheri mu maso ku buryo tubabangamira cyane. Icyo gihe bibaho kusanga bamwe mu bakobwa babeshywa ko baramutse bakoze imibonano mpuzabitsina ibyo biheri aribwo byakira. Ku rundi ruhande ariko, nk'uko twabivuze mu ntangiriro z'iki kiganiro, ibishishi mu gihe cy'ubwangavu biterwa n'imvubura z'ibyuya ndetse n'izikora amavuta y'uruhu ziba zabaye nyinshi. Ibishishi mu gihe cy'ubwangavu biterwa n'imvubura z'ibyuya ndetse n'izikora amavuta y'uruhu ziba zabaye nyinshi. Ibyo bishishi ikintu ukora ni ukubireka, ukirinda kubishimagura, ahubwo ukongera isuku. Hari igihe bigeraho bikagenda. Iyo ibyo bishishi bibaye byinshi cyane kandi bigatinda gukira, ushobora kwegera umuganga akakugira inama y'uko wabigenza bikagabanyuka. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira.
Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.